nzi ko bwenge adakunda kubura amakuru ngino rero nkubwira akantu nawe pangiye ndaje rero ese bwenge amakuru uzi amakuru yanjye none umaze uyumvisha wahita usara neza wahita ujya mu bicu numva ko ari inkuru nziza ugiye kumva inkuru nziza se gusa uko uretse ngo nkinge nyikubwire noneho neza twite jewe avuze ko nyine icyo ngukunda noneho sinakubwiye ko nuzi kubera ko akantu nyine wampaye nzagukorera akantu keza umva nanjye ngufite akantu keza uri bume nanone noneho rero akantu naguteguriye ko ni akambere mu twambere njye sinagusezeranije yuko nzakugira uwa mbere abantu nyine ukaba uwa mbere nyine mu bandi baza hano kumva nibyo nakoze rero kandi ubu nibyo nakoze ubu ngubu nibwo nyitangira ubwo ibyiza biri imbere uzi ibyo nzakora jewe ubundi nzaruhuka ari uko nguteretse hano mu nzu umva rero bwenge nanjye uko ngeze hano arakantu nzajya nsa nagupangiye buri iyo kuje hano umva neza noneho tugahereho rero ibintu n'ibisibo ni ukuri kw'Imana none umva mbwire rero akantu kanjye rero ubwo ngubwo ndagusaba kubanza ukagumya hano nyine ubwo ngubwo wowe ugiye kubugumya hano noneho ngende nyuma y'iminota 3 cyabwe hari undi muntu uri hano mu rugo oya yewe rwose kumva njye nakubeshya njye ntabwo nakubeshya ereka ndi kugira ngo birye bigeze ku meza cyaba abakobwa mbwiye bakunda kuza hano barahari reka njye nta n'umukobwa buriya njye nakemera kaza hano njyewe usibye wowe njyewe uzi ko njye noneho nshobora no kugufata nkagufata nkagukura iwanyu ari na nijoro urukumva weho bwenge njye nkaza njye size ku buzima ni nyumwijima ariko bwereba kuntu ungana n'ukuntu ungana wabwice mva mubwira ko nyine tutari gutinda urabara umunota umwe ubari iminota 2 wari iminota 3 uhita ukomanga umva rero bwenge nunyiriza hano ndagukata njyewe rega ntabwo nabikora ahubwo mbwira nyine nyuma y'iminota 3 ukomanga kandi ukomange cyane biraba bigeze ku meza nukuri nanjye rero ngiye kwitonda urumva iminota 3 nyitegereze witonda kandi umva nturenga hano wowe noneho sigara uhagaze hano ukumva iminota 3 nirangira wowe uhita ukomanga nijye uragaruka kugufungurira biraba bigeze ku meza rero bwenge gahunda ni porogaramu nyuma y'iminota ingahe 3 reka njyewe ubundi ndi mu bantu batica igihe jese ubundi mbona ute ngaho nyaruka gusanga ndaba ndi hano ntuvuge kandi ntihagire na telefone witaba oya byose nyine ni silence gusa sawa uhagarare nyine nk'ipoto y'umuntu oya opoto oya nako uhagarare nk'umuntu ucecetse utegereje bwenge yewe nk'umuntu ucecetse erega ubundi we tuzakorana sawa ndaje faranga y'umukobwa nyariye gutera nako naranayariye ariko afite ndashaka kumva ako kanze nkwereke nibyo akaye kantu ko noneho bingereyeho kamwereke okay kankora kangaka uno yewe n'umuntu ari kutureba yarari kuyoboza ndamurangiye ngo niba yaragiye ndamubwiye ngo nakomeze agende oye nyine ndamubwiye ngo nakomeze agende arakata gutya abaza abandi bantu arabona bahagaze epfiriya ntago arabura abandi bantu abaza nyine handi kurangisha ntago mazi aho kumva nkubwiye sinigeze kubwira ngo ufite ibibaraga ngo wananterura terura se byibura ubibone urenze urugo umara nkubwiye baraga je niba wanterura ukandenza urugo nuga ngo nyine ufite uri gisore nyine kubaterura n'abantu benshi nuga ngo umuntu wese wazanga wa abantu nkabe babiri nje babiri baduterura mfana no nkubwiye nzareba umuntu uzaza hangaha maze mubwire noneho umuterure ndebe ko noneho zamushobora ngabyeme ubuse kuri muri iyi quartier hari umuntu waza kudusura mu bantu babaho wanenera kumuterura nyine nje banzu byemere ngiye cyo nkwemereye uzamuzane rega ndi mukuru oya ntabwo ari ngiye uzamuzana ngiye kuvuga ngo umuntu wese uzagera hano bwa mbere uhari nzahita mubwira umuterure wenda ntacyo uzamuterura umwinjize mu nzu byibuze umuvane hano umwinjize mu nzu noneho ndebe mpita mwinjiza mu nzu umuntu uzagera hano mbere mu bantu bose bazadusura uzagera hano mbere ubwo ni nk'ubufindo tutazi no muntu tugo tutazi naramukaje
n'umuntu tutazi naza ari umwana mutoya nzaba nihombeye nawe umuntu mukuru nawe urabyumva uzamuterura njyewe mihigo ariko ndi kuva hari undi muntu ukomanza aha kanze Imana ifashe baratari undi muntu uri kuyoboza ngo sanga ari nyuro sanga ari umwana wenda nitsanga ari umwana ndabamonse kanze yatsinze nibwo nta kundi sinakubwiraga rero ubundi kuntinza byone rero tunabahirije iminota 5 irashize mvuga kubwira ubu ngubu nyine ni 5 ishize njyewe ubwo iminota 3 byari bihiye indi 2 ndi kubyarira bigeze ku meza se ngwino tugenda aho birahari neza buri guhora ibiryo byawe se sinihigo mihigo ariyo nyine kubwira njyewe niko kamwe naguteguriye bati nimba aricyo cyakugereje umara n'iminota 10 si wari urihangana nari ndihangana pe jerega nicyo nakubwiye ngo n'ubundi je mbona tuzakorana neza subizi je mbona tuzakorana neza ni ukuri ari je ubundi bana wewe naho welcome wacu ngaho mi seri warambwiye ngo uzamuterura uyu se none niwe ngomba guterura ngaho seri warambwiye bwenge rwose buriya oya twabivuganye kuri twarabipanze je na mihigo ngaho uterura umwinjize mu nzu Singakari warambwiye se ngaho ngwino bifate neza ngwino bifate neza agaterure namusezeranije ko nta muntu n'umwe wananira wewe rero ngeze uzamuterura muterura umwinjize mu nzu ngaho mwinjize mu nzu igitego ndagitsinze nyine njyewe ndakina se ahubwo aya mbere yampaye igikorwa ndakimweretse ahubwo kanze njye ku mwaka ya kabiri none byo niyemeje da kanyamwaka bwenge we uri bwenge bwenge we uri bwenge Abdurrahman Zute si mwana cyane ndabona umeze neza wabuze cyane sha nyine narabuze ariko nyine tuba turi muri bya nyine byacu by'amabanga ya company twirukanka ndakuzi ariko sha ndabona ifashe neza ugiye kwa mihigo subibwiwe n'iki kandi kugira amagambo ukuntu muhorayo musimburanwa nk'ibyugu ku mu matego bangaye kwera ewana muri umwe 2 muri 10 uziye neza rero usko nari nsikari ngenze aya ni amakuru garagurishwa garagurishwa none mbese umunyamakuru ubu ntabaho ngiye ndakubwiye ngo Elisa ndi umunyamakuru w'umwuga kandi w'umutekinisiye bivuze ngo abakobwa bangana gutyo bose baba bagiye kwa mihigo bagiye no kuri mihigo none se eri wamba bari ukabigiramo ko nzaba yego noneho rero ikintu ngiye kugufasha kuko buriya ngewe wamfashe neza ngewe bitewe n'ubutekiniki mfite bwinshi nyine bw'abanyamakuru ngewe buriya najya no kuba n'umuzami wabo hinjira umukobwa utari wowe musubizayo hinjira umukobwa utari wowe musubizayo iyo ni gahunda nge ahubwo mbwira ukuntu tubigenza nyine amakuru bitewe n'ukuntu ikintu cya mbere ari amakuru kandi amakuru kakaba gahenda ikuri muzajya uma 2 yego yesu shayeri nawe rwose ushyiramo imiyaga nese urumva noneho ubu mpaye y'icyayi ariko aya ni avance yo gutangira inkuru nta kibazo rwose upfa kuzamurira nyine wewe nyine ugomba kujya unyuka jya witwara neza none wari ugiye kwa mihigo ndabizi ako noneho ko nta mushyitsi nagize ra kuri wanjye nawe yaje byibuze yaba ari hano bamnantije telefone nkandirebera utuntu umuriro nawe wagiye mba ndi kwirebera televiziyo umunsi uteye irungu bwite amakuru kaho rero ako warambonye byibuze kurangare igituma nkwemera rero noneho kugira ngo nyine tutaravugana byinshi agaciro imirimo nakoze
ntugire ikibazo. we nukugira ngo rega n'ubutanza nzagukora ibindi birenzeho N'ibindi uzabikora ko birenze ibyo. ariko ubundi se waje kwitwaje agashimwe kanje Neza. waje kwitwaje Ntago nagasiga. none ubundi banze ubwire warishimye Narishimye. ikinyenga nyine Iki narabibonye. Nagize nta nubwo urukundo nta handi amaso yaraye Rahiye. uzi ko nawe wari warwaye wagiye Agasebe ko mukunda nari muboneye igihe neza neza wari warwaye sibura nta rwo ufite ubwoba kararekurama Oya ntago yabikora. nubwo yari kurekura ari we ntwari kubabara ibaze rero mvuye. ubundi wanandondogoshe wenyine ubundi banzugire Barobwenge. Ngiye gukunda kubi. nanjye uranda kwikunda Nanjye nakuzana akantu karagushimisha. gatubutse Neza. Reba mbese. yewe Reba. ntabwo nabimerwa kuyikora Simwemera. ndahera ku kirasambusa zirimo za ntasi capati ziri Kubitsa ariko. Ibyo Bo. urabikora tugeze ku muhanda. noneho rero mubwire uzi ko ndaguherekeza Uramperekeza n'ubundi nibyo umva kuri gahunda naje mbifite ko. ubundi wowe wakoze yakoranye n'uwakunze yakunze wowe mihigo ndamugushyiraho rwose Enda rero. Umva Robwenge. Umunsi nzabana n'undi hano. Buri kimwe cyose nzajya nkiguhereza. Erega buriya ubundi buragukorana n'abantu nkawe nyine. Ushonje uhishiwe. Na rero kakandi giye kubagenda mugiye kubanza nyine ngatere ku mutima. Umva hanyuma noneho umite ibitekerezo byaguke. Sinavuga ngo ntekereza neza iyo mfite amafaranga. Noneho ubu ibitekerezo ngiye kubyagura neza. Noneho bya bindi biterekeye kuri wowe mbijonjoremo cakano mbambishyize. Noneho bya bindi byerekeye kuri wowe noneho byo bize bitekereze. Nanjye nibyo nshaka. Kandi noneho uko nzagukorera. Kisumbuye. Ese ubundi bwenge. Kutwaheza hanze mbega nawe uri. Wihigose. Biko ntawuriyo. Ntawuriyo. Wari umuntu ngo bakorana ngo agize ngo isabukuru nyuma y'isabukuru. Nyine ngo yabatumiye ngo bajye mu birori. Ni uko nguko yambwiye. Ubu rero ntawuriyo. Ntawuriyo. Ariko nyine naza. Ndamuguhoberera we. Umuheni misanga 20. Hehehe. Umva. Ndamuhobera paka agiye kuryama. Hanyuma noneho mubwire ko ari weho wabintumye. Bati gusa bwenge, ukundira ubwenge bwawe. Ubundi ngiye mbona tuzakorana neza. Na gahunda ugira. Nwica gahunda. Hoya? Nukora ubwenge. Nubwo mubuze ariko ngusanze. Uransanze nda? Hatari ubuhari. Nje guki neza. Ko rero nyiherekereza Burundi ruwanje. Bigereza imbere. Nta kibazo nari kanyerekeze ndeye ko nawe ubona nakandi nzagira ku muhanda. Naho ubundi butaha. Nzagushyirira akantu kakanyuzo. Uzamuteguza nzamusanga. Ubutaha nuko umusanga yicaye. Uzameye. Bisa nawe. Shekata. Aha. Yuko ma. Aha, yampereza. Ariko so baye turi kumva n'ikizanye umuntu ugahita umwishyuza amafaranga. Umuri amafaranga sibuze. Yampereza. Si ikibuza amafaranga arahari. Gusa bwenge ariko wajya urigabanya. None nta kintu mbeshe shira. Kuki ukunda amafaranga ariko? Shira. Kuki ukunda amafaranga? Ariko ubundi reka mubwire bwenge. Ubundi koko uretse kubeshya. Turatuna tubiri natwo tudashyitse. Gwiki? Turatuna tubiri natwo tudashyitse wamaye. Uvugisha umukobwa uginabo. Narayibariye yari iminota 7 ingahe muyahe masaha mubihebi ni iminota 7 mubihebi mva nkubwire wowe bwenge kumva wowe cyaje buriya wanyiciye umuti bwira ukora mu mufuka kugera agiye mbabaye wowe mbe nicaranye n'umukobwa nangiye kumubaza neza uhituza mana yaje nk'umwaku uzwa nyite hejuru nk'umwaku uraza ngo pa ngo urangije ngo amafaranga mu minota 2 iminota 7 bwenge rero nkubwira ahubwo Jeka nguhikira kakindi gishaje ukukiraho niba ugenza kuri ababigenje bajya tuzeta turangiza zaguhemba yani nakubwiye nzagu ajya nakubwiye anga sibe twavuganye bibiri sibiri twavuganye bakubwire ugiye kugenda rero uzamurira umuti ko umuzane hariya tuganiriye nk'isaha bakubwira ariko itona amafaranga zagukubiraka aka amafaranga kabiri kose mbonye nje nuko bimeze bwenge
nuko bimeze uranyambuye umva nkubwira ikindi ngumva nimbona agatelefoni keza nk'abakomisiyoneri kaka nikabamo mu game y'inzoka urayizi y'inzoka dum urayizi nzayikuzanira urumva ariko ubinkorere gutyo ahubwo ikibazo cyari kinzanye ariko mwana yanjye we dore mvuga byinshi nkibagirwa n'ibyo yari binzanye ntihigo arahari nawe yagiye hese kandi sinaramenye nta mugabo nawe agira business nyinshi nturuze kumubwira ngo naje kumushaka yanzuye narayibonye neza iratunganye iraje iratunganye kandi sira handi subizi uzi ko nzidanga nizazindi umva ziba zo original kumva reka ngendere hari undi mfitanye kirakana biraruguru mu mibyuko ngiye kureba sawa uburagiye ndagiye bwenge suko mwambura oya sako suko honda kwambye koko oya reka ngendere kanya tuzavugana komisiyoneri baruko mwabaye kanya tuzavugana yenda sha bwenge we uri bwenge uri bwenge ariko sha buriya bwenge biriya bintu wankoreye koko ugamije iki koko tuvugishije ukuri ibizi ntabyo wibuka oya njye siko utuntu njye nkora twinshi ubu niho mbonye umwanya kugira ngo nkuganize neza urangiza untege ubufindo umbwire ngo mbe ngo mfite imbaraga nyinshi mbe ngo naterura abantu bose nurangiza uhita ushyiraho ese njye narizi ko hari uri buze njye ntabwo nari mbizi reka uri kubyibuka wari wansezeranije yuko nyine mufite imbaraga ngo wanterura uri kumva cyane nyine ngenda reba mbona ndi mutoya ndavuga ati koko ushobora kunterura ndavuga ni njyewe reka noneho umuntu uri buze buriya haza umutoya nari kuba njyewe nyine njyewe nari kuba nkumbye noneho mukumva nsanga nuriya waje ese njyewe nari mbizi ariko wabonye ko mfite imbaraga imbaraga ndazifite nagutsinze ariko se uragira igitekerezo wagitekereje uteko oya njyewe buriya ni kwa kundi mba ndi kwitegereza utuntu nasanga igitekerezo kingoye nanjye ntabwo nari nzi ko ari uriya urukujya se njyewe nari mbizi ntabwo wari uzi ko ari uri buze reka nkukuri da ariko aramutereye bwite kiriya kinyenga ubundi yaba ari njyewe wakirishe nabonye wishimye uri guseka ugenda widunda wagiraga ngo mbese ntamushobora njyewe ntabwo nari nzi ko wamushobora ahubwo mva nkubwire nguteze amatwi uzi ko komisiyoneri yageze ahangaha aje kukureba komisiyoneri Remy yarambwiye ngo yanzu ngo yarayikuboneye yanzu yarayibonye ngo iri ahantu heza se iyo nzu sundi kamubaza ushaka gucuruza iki mba rero bwenge nkubwire muri iyi minsi urabona ko ibintu bijyanye na bizinesi bigenda bituma abantu bazamuka fasha akazi mfite rero nangiza nkagakora konyine ejo bashobora kunyirukana cyangwa nkakavaho nkagasezera birumvikana rero ngomba gushaka umukozi tukagenda tugashyira depo hariya tugashyiramo ibicuruzwa bakajya bajya kuturangurira hanze bakabizana rimwe na rimwe igihe wabonye n'umwanya ukahagera nawe ukareba wamara kuba umuntu w'umugabo umaze gukura ugahera aho uri gukora kuko ushobora kurangiza kwiga ntubone indi mirimo uhita ukora ako kanya ntabwo wajya wirirwa wicaye mu rugo birumvikana ubwo noneho ujya uvuga ngo ni igihe ugiye kunacuruza none igihe uzaba urangije kwiga ariko tugiye kuba dushatse umukozi kugira ngo abaducururiza noneho imirimo iri kugenda hari ikibazo se bwenge ubwo se wareka ngiye nkabona igihe ujya gucuruza muzi ko naza n'abakiriya ariko oya ntabwo wajya gucuruza uracyari muto ntabwo wari wagira imyaka yo kuba wajya gucuruza ntabwo byemewe njyewe nahabara nkagera no ku bihumbi 100 ibihumbi 100 none si ibihumbi 100 no kubara miliyoni 10 15 20 zangizo zumenya ntazi wabishobora zangizo zumenya ntazi urumva rero birasaba kugira ngo ubanze ukure noneho uwo mukozi aba arakora nyuma yaho tuzabone uburyo nawe uzagira ute uzajya gukora ariko uzaba wiga akazi none se uwo mukozi waramubonye uwo mukozi ntabwo araboneka ariko hari uwo nahamagaye kuri telefone yambwiye ko agiye kubitekerezaho burandongera kumuhamagara kuva n'inzu yabonetse cyane ko ntari nzi neza niba yanabonetse nibwo rero araza kunsubiza twari kumvikana noneho nubona ari gutinda noneho njyewe noneho uzaburetse njyeyo noneho njyewe ndagenda nicare no hanze mvuge ngo muze tubaye ibintu hano byiza urega abantu leta baza urumva kuri depo ntabwo twajya twigwa duhamagara nk'abantu bamagara mu isoko uzi kwamamaza kubyamamaza nibyo ariko ubaho bigeze ni ukuvuga ngo dukeneye tuzashyiraho icyapa kigaragaza ko hari depo ariko noneho abantu baze bagure urabona hariya mu mujyi
ibintu bigenda neza nta kibazo rwose. Nta kibazo. Reka dushaka uwo mukozi nawe hano mu rugo urakeneye kugira ngo ujye wita ku byo mu rugo. Nese bajye bahagera n'abantu baza kudusura basange akoze kari byo none abashyitsi baza. Babashyitsi none bajye baza bajye bahansanga. Ngira ngo nta muntu haba. Wa mugani nzigumira ahangaha. Ayo ugomba kuhaguma rwose ugakurikirana ibyo mu rugo cyane ko ukajya uruhura no mu mutwe. Uracyari muto ukishyira mu mibare y'amafaranga. Wa mugani. Birumvikana rwose. Naho Remi we nagaruka uzamubwire ko ndi buze kujya kuyireba nanjye nkahagera iyo nzu nta kibazo. Okay, ubwo nzamubwira wenda ashobora no kuzagusanga. Birumvikana. Nzamubwira. Noneho hari utuntu ndimo nkora hariya mu gikari. Kansubire nyine nturangize. Ubwo nyine nawe utaha. Birumvikana njyewe se nubwo ndahangaha ni iminota mikeya ushobora kumva barampamagaye cyangwa nanjye nkaba mugani no kubura ahangaha birumvikana rwose. Noneho kamenje ubwo turi kumwe nacyo bugiye ubura gutunganya utwo tuntu ariko noneho nugira aho ujya utagiye kure nsigire telefone. Yego sawa Erega bwenge we uri bwenge we uri bwenge. Ariko mwana twaze turavuga ibintu ariko buriya iyo ni hano ikintu nkunda cyangwa mfite imisego ya karite kabisa. Iyi nsego yacu izi neza zanjye nizata. Mukuru wanjye byaramuhenze utagira ngo ukazajya ubona zora mukuru wanjye amafaranga yakura he mwana. Nso nagafite akazi. Ariko uko tugenda agenda gushinga shop tukajya ducuruza Nibishoboye yindi nzu mugiye kugura nini ngo ya danje. Man nyine ramutipe nyine abafite amafaranga menshi man ariko nyine buriya tu. Ariko man ariko ikintu tamuri kitari cyiza. Bwenge ibipango turayipanga igacama ariko hari unyuza na dupanga byinshi bitari mu mibare ya company. Yes. Kuki ura warambani? Giye mu gahunda agera hano uza kundeba ha mukobwa ariko buri gihe nkabura umuntu nkaguhamagara nkagutegereza nimubona ikibazo dufitanye ni iki gahunda yarakunaniye ngo noneho ngiye kurangira ibiraka byo kuragira gusa. Ngiye kuragira se nese byapfiriye he ako sundi ndeka nanze nkubaza nkubu kubuje kumbaza icyo kibazo ubuzanyije nese ahubwo wowe warakoze umburaniki nkubwo kubuza ije nimbokoboko ngo bwenge ubuzanyije. Nese man wowe mbamo n'ubukaniye nk'injanga ziba mu kivu cya Kongo nta kintu ukora uraho isambusa waguza mva nyine mbanza mubwira mwana nyine namukobwa ntabwo yari yagera ahangaha mwana sibyo amaze iminsi haza abandi wa wundi we ntabwo aheruka tu yamana ntabwo uri kumbanira ariko ndabizi neza yaba kandi dora tubipfa bro umva nyine mubwira uzakura ryari uzaba umwana mu gitondo umwana saa 7 umwana iyo yirengeje iminsi 2 wa gatatu araza ushobora kuzabona ejo uhamagaye ariko nyine none nyirwe ntabwo napfa kuguhamagara gucyo gusa weho agera hano uhita undebo ibindi nza tudini Enda sha ko gacapati kawe nzi se sha cyako gasambusa uzanye asikiwe ngo telefone wanguriye ntazi ko mukuru wanjye afite nyinshi buri aryamye yayisize mu ntebe uko bitari kujyamora karibu bwenge bite sawa makuru sawa ntari ndabona uri kwiga pe ntabwo biri kujyamo neza sinzi ko mbe nanabitse kubera iki nyine ndi gusoma nkumva nta kijyamo nese amakuru sawa ntari mukuru wawe ari he mukuru wawe ari he? Gusa wowe nukuza ubaza mukuru wanje nta n'ikindi wabaza. Ese ugira ngo mbaze nde ko ari we mba nkeneye? Uzana ari ukeneye. Ibyo rero ni sawa aho ngaho utangiye kugira ni sawa. Abantu buriya rero bakeneye mukuru wanje bose banyura kuri bwenge. Bakunyuraho ute? Uziko utanzi. Buriya rero ngiye bwenge yumfashe neza. Mukuru wanje mukugezaho guca nkamugushyiraho pa. Urashaka ko ngufata neza ute? Tangiye kugera ku ngingo rero ubwo ngubwo. Mbumva rero mubwira. Bara n'abandi bose kuko ari n'abandi nyine baza bamushaka. Hari abandi baza bamushaka? Henshi da. Benshi? Benshi rwose. Abangahe? Mvura inkuwa kangahe? Mu gatandatu ya karindwi. Ariko igira ikibazo
kuba wamenyanye na Bwenge nyine Bwenge ashobora kukugira n'uwa mbere Bwenge uramuzi ariko buri wangira uwa mbere se njyewe uzi ko nshobora no gufata abandi bakobwa bose nkabaca hano nkavuga nti Mihigo ntawe uriyo hanyuma we wajya uza nkavuga ko uri nkahita nkwemerera kuza wowe byarakaze pe uzi ko utanze ariko buri njyewe Bwenge njyewe bikamubwira ubundi banza wumvikane nanjye bwa mbere kumvikana nanjye rero ikintu bisaba njyewe ntabwo ngoranye uzi ko nshobora kugufata urumva nkagutereka mu mutima wa Mihigo neza neza utese jewe uzi ko Bwenge buri bitanze nje mfite amayeri menshi nkoresha urumva noneho ibintu bikagenda uko mbishaka uko nyine umva nkubwira jewe buriya niba hari umuntu wa mbere ku isi utagoranye ni Bwenge buryo unaniwe kumvikana nanjye nta n'undi muntu ntazumvikana ku isi ndambwira uburyo turi bwumvikane okay rero Bwenge nje ikintu gituma ngwa neza nkanatekereza neza amafaranga ariko uyu mwana yabaye iki nkubwire rero aho se ubundi jewe cyumva nkubwire ubundi ukuntu ndi no kukubona jewe ukuntu ndi kukubona nta nubwo amafaranga yo kumpa wayabura nukuri ntayaburaza njye si kugira ngo ndagoranye ase Bwenge uzajya ukunda amafaranga ungana uki ukiri umunyeshuri ubwo nuba mukuru ntawe uzajya utobora inzu z'abandi ubwo si bwo noneho njye niyo hano se tubuze umva noneho nkubwire nose ubu njye noneho nkubwiye ngo ugabanye gukunda mukuru wanjye ho noneho njye wansubize oya gukunda aho wapi si uri kumva nyine utabishobora ntabwo nabishobora kuba utamukunda ndamukunda pe nanjye rero nanjye buriya nyine gutekereza neza nafite amafaranga nuko nta nubwo bintu nshobokeye ubundi arihe kubagira si cyo kibanze we banzuye yamwe muzane wewe amafaranga ntabwo abuze urumva kuri njyewe amafaranga ntabwo abuze ahubwo muzane urumva n'ubundi usa nayo sha usa n'amafaranga ko tubireke muzane ubundi urabona amafaranga yose ushaka ariko wamuzanye ubwo ari ukuvuga ngo mbese mbanze ngo ndahembwa nyuma banza umuzane mubone ubundi amafaranga ayo uri bunyake yose ndayaguha ushaka kumbeshya ubwo bukanyambura ntabwo mbeshya uriya rero njye Bwenge nubwo gukora mbere nkahembesha nyuma ntabimenyereye kuko wowe nyine uri umutangizi kamfe kwemera urumva hari n'abasibire ubwo iki nyine njye nakubwiye ngo hari abantu benshi baza kumushaka ariko nyine we nubyitwaramo neza nzakugira uwa mbere ntangira nitware neza oya njye ntabwo ariko icyo banyitwaraho neza kwitwaraho ute urumva njyewe nubwo nyine waza uri kundeba igitsura urumva ariko ukampa amafaranga twakorana neza amafaranga ariko nyine wowe kuko ushaka kubanza gusuzuma ubumenyi bwanjye aho buri njye kugenda mukuzanira kubyumva ahubwo icyo nizere agafaranga kari tayari ahubwo kambe nimeza neza kubera ko ugiye kumuha njye sinkorera ubuntu uranzi ibyo twabikemuye amafaranga yose ushaka ndayaguha sinkorera ubuntu kanze muzane ndabikora kamuzane kambe nimeza neza kanze muzane nimeze neza araje ndamutomora mbese Bwenge we uri Bwenge Bwenge we uri Bwenge wowe tuve mu magambo menshi tujye mu bikorwa misiyo naguhaye warayikoze cyane igera kunanira noneho sasa kugira wumve ko misiyo nayikoze noneho narayinjiyemo imbere urumva nyiseseramo ndakata none se ibintu ukora nta musaruro bigira ariko uzi umusaruro mfite ibi uri hehe toni y'umusaruro ewana ubu ngubu ukuntu gahunda zimeze urumva umukobwa nagiye nyine turaganira muraganira niwumva urumva ibintu nyine ibintu bigenda bijyamo birongera bijyamo urumva bimwe mu gifaransa bavuga ngo ni televiziyo magnifique urumva indimi zawe koko urumva ndabura kuntu ndi kwigisha igifaransa ariko dukomeze babyita televiziyo magnifique et française noneho ukuntu gahunda zimeze noneho ngiye kujya mve ko akazi nkarimo nkuzaniye nimero nimero se sinyifite nimero sinyifite mubyo nagutumye nimero njyewe uzi ukuntu yangoye yarakugoye ariko nimero ntabwo yari ngombwa wowe icyo nagutumye rero ni ukugenda ugafata umutima wese ubona kuri uba umeze ugafata umutima ukawinjizamo umuntu witwa Remy urumva neza ukagenda nkamwuzura
urumva ahagiye Remy ibikorwa bye Remy urabyumva indirimbo ateye Remy akagiye Remy ndagukunda gucyo nibyo caka nabyo kugenda ngo nimero ndazifite nese urumva akazi ariko nta karimo mwana ayo karimo ariko kugenda buguru nege ahubwo waruranyongera kandi ubusuru kumva ari ikintu nakongera kuko nta kintu nakumarira mu gihe utari kunyereka ibikorwa bifatika ese wowe none Elisa wowe kura mu mutwe utekereze ku bintu misiyo naguhaye kira kitware cya wowe oya mwana umva ngiye ngubwiye none sasa rero urumva nyongera kana okay ntari mbega kiyorere gahunda nongeye kongera nongere nyishyiremo avance none nongeye kuri mu buryo bwa company reka nkubwire abana ndabizi mukunda imishubataye si imishubataye ukunda ndayikuzanira company iri gukora cyane ariko umva nkubwire ibiri ndayizana urumva iyo ni essence imodoka ndabizi ko imodoka ikora ifite iki essence ndayizana uje mu kazi neza ariko ubutaha utazazumbwira ngo nazanye nimero ubwo ubutaha utazakuzanira umutima utazagenda ubutaha utazagenda ngo uzanye iki nzamubwira amanure gato fotora abantu habo umutima mukuzanira oya sibyo ngutumye noneho company ngo ngiye kuyongerera imishinga ariko nawe ariko nange ndikuyongerera iki essence moteri ya kandi kongera essence none usikino mwemereye akazi ngiye gukora bye suvuze ngo ugiye kukunzanira essence none ngiye kongera mbikore none mu buryo bwa special company nakoraga mu buryo bwa company ariko umva nkubwire Elisa uri kubikora witwa ngo ugiye kujya he njyewe nkujya nta muntu njya garasense umagatagura n'umutandiko w'amashu sesanse ntari bari ushaka iki kuri umwana ariko ubundi wowe Jeka ngiye kora akazi uzahemba ubundi ngiye kamite none nagenda none sasa kamite nzamuka oya ntacyo ugenda ariko ubishyiraho umutima nanjye ubwo ndakuzanira iki ndakuzanira utari kwihuta ariko ngo ugende njye gushakira amakuru sawa reka ngende sawa ayibikire nzabajya company sibaho yingira company kose bakoga ko badaherukara uyi business ntizampombera ewe kankomeze ntegereze ndebe ko baraza wesha yobwenge akosesa uzagiza kwigusura abantu nta kantu wikoreye nari meze bitose nari kuwigunze so wagira ngo wakwemunda shamane nari negereje babakobwa biwanje mwana ngo ndebe ko aribo baraza none turi mbonye ari wowe yego man ahubwo amakuru nshaka kubaza rero bwenge tari bwenge ubuza amakuru menshi sibyo nje amakuru mba nyafite hanze rwose ariko kugira ngo nyatange nawe urabizi cyazo nuko usigaye ufite umunwa munini nkayatangaza amakuru itagira amategeko rero wa mukobwa amakuru ye sasa twagiye ntuza se wandi waje umbagaza yego asimana je narakubwira wa mukobwa ngira icyo umushakira ntumushaka ntuwagutumye niki nani ngiye umushaka uyema amakuru ye yanyayo vuga niki mwana company igira imishinga myinshi umbwira ahubwo ameza ate ayirukano ryari we na bro wawe ibintu bimeze biti meshe bana mukobwa ariko ngiye ntanakubeshya mwana nk'umuntu wanje nubwo aheruka hanga kabisa nanga aheruka nyine urabizi sirakubeshya nubwo ubuje n'imbokoboko nyine gutyo ngiye umuntu uza nkawe nanuko mukunda akashaha shakwiye waje wacu mbona ury'ubugaruta udakanja kanja ko nkuzi mana ubugari se buriya nubwo ubona ndi kugiye kugenda no gukunda mwa ntago bungwa neza ye nukuntu ari inusi yose mwa ntago bungwa nyine ni kwa kugira ngo urukumva ni kwa kugira ngo ntazaza mwatetse ibiryo nkunda mukavuga ngo ntago njya cyane nyine nkapfa kwihangana ariko ntago mbukunda ahubwo sugaruke ku ngingo uriya mukobwa nakaherutse yari akazi kenshi naye ndamukumbuye mwana uko brasi unsubira umva mihigo amafaranga yiwe ndayakumbuye amafaranga ayo amafaranga sibye se wowe shaye imbokoboko kugira ngo abandi si twumvikana niyo mpamvu ntaguha amakuru meza none se mangize ukuri weho ngize ukuri ni ingaruka hano ntazanye isambusa sibyo twumvikane kandi je nyine ugiye kuma amakuru y'impamvu sibyo bwenge umbeshya nkurogesha kwinyara ubundi je nta nuko byabeshya man je umuntu twumvikanye neza guce gahunda ndazimupangira fresh uzabuze n'abakobwa wenda bazanga ngiye twumvikanye ikintu gicamo nyine uko twabyumvikanye wowe mfa mubwire ko kuzazana nazingana oya twijya mu mishinga yazo hari andi makuru se yandi ufite kuri ramukobwa aya mukobwa nagaheruka pe uno haza abandi batariwe je ramukobwa naza nzahita nkuragura ariko nyine ku kantu uzakihutane ukumva ariko nyine ujye amakuru yose ibintu cy'amatiyo yose
asigaye haza abandi bakobwa mwana batariwe bakaza ariko we ndamukomeye sinakomesha naze nyine uzahita unyinira deal man ariko nyine ko kantu kiyugutane nshaka ibintu by'amakuru biri update man nyine wowe kampani yanjye ihomze man urahuje nyine ngiye kampani ntabwo nayihombye uramutse ako kantu nyine wowe uzakihutana urebe ko ibintu biraba neza kumva kuza rwose gutyo wewe nkorera ibintu ngenza gukorera bya bintu mu gifaransa bita très bien magnifique système française le compagnie genge turi kumwe man sana ari bisha ako man yo mizo mapu tu si byose oya ntari bako kantu uzagire ako nyine ujye ugabanya umunwa man kuko uramutse undaburije nazakurogesha guhumura nki oya genda man Jesse uri kugira ngo ubundi ibyo bintu ndanabikunda mwa ndabona uba utuje mbese ndi kumedita uri kumedita ibiki nawe rero muzanira agatebe wicare ntabwo ari ngombwa ariko ubundi si ugiye guhita birumvikana bimeze bite se ku kazi gusa ni neza ko none se ko twumva ni umunaniro ikibazo ni umunaniro ako ubundi reka mubwire wazanjanye nje nkazajya mufasha ku kazi ukazajya umfasha ubwo se wumva ugeze igihe cyo gukora akazi k'abantu bakuru ngewe urumva nyine wenda nimba uba ufite akazi kenshi umva ngewe wazajya umpa nyine dukeya nkatugufasha ubwo urumva wazajya utumfasha utarabigirira impamyabumenyi nta n'akazi gakorerwa mu kandi rero ubwo ninjye gusa ugomba kugakora ugomba kubanza nkabyiga nkiga nk'ibyo wize ngewe ntabwo biriya bintu byari ibyo nziga uziga ibiki ngewe nziga ibintu nzabikubwira nako nziga ibintu birenze ikirere se birenze nyine birenze ushobora nko kuzatwara nk'indege urumva se ari ibintu biri hejuru ubwo urumva iyi saha uri kumva wahita ujya mu bicu ukajya gutwara cyangwa se wenda nkazaba mwarimu nkazajya nigisha abantu bakabibikomereza ukabigisha neza njye nyigisha abantu wenda mu rwego rwo wari ugezeho birumvikana ese gutwara indege ariko nabyo nyine buriya nayigurutsa da njyewe ukayigurukana ariko uri bwenge uzabigeraho ubundi noneho nazajya ngera nka hano hejuru y'iwacu njyewe noneho nkagusuhuza ugahita unsuhuza uri mu ndege se unayitwaye gusuhuza ngeze hejuru y'iwacu warangiza ugahita unsuhuza mbese ubwo kampepera none nsize ntugiye muri Amerika ariko ntacyo nzibera mwarimu cyangwa uzibera mwarimu birumvikana njye nigisha abantu ubigisha neza bigisha abantu bakomeye b'abayobozi ugomba kwiga rero ugashyiraho umwete kugira ngo niba ushaka kuba mwarimu uzabigereho nta kibazo nziga nzabigeraho urumva ubwenge noneho ubu ngubu buri kukwemerera ko uzaba mwarimu ukajya wigisha abana bose mu Rwanda hano mu kazi ubundi ugomba kwigisha ku buryo abanyeshuri banjye bazajya baba aba mbere gusa rero twaganiye turatinda reka nkore dushe kugira ngo ndebe ko naruhukaho gatoya nta kibazo nta kibazo ariko ntacyo tumeze neza hari ubuzeho cyane sese nyine ahubwo wabuze ko udaheruka se kudusura ni iminsi niba ariko nyanaje uzi noneho naragutegereje ndakubura je cyagiye twe twapanze ariko nizere ko akantu nyine twe twabonye bakazanye noneho byose nakoze nabiteguye wowe upfa kunkorera umutapani imikino waje nyine witeguye cyane nimba rero nanjye ari ikintu nakunda buriya no gukinisha abantu mva ngiye sinkunda imikino nkunda umuntu dupanga diru tukayirangiza rero ni bwenge ukumva nkubwira uzi ko ubundi jewe yashatse kujya ahantu ukumva bari umuntu ngo yaragiye kureba ngo nimba bakorana nimba bariganye ntabwo nibuka neza noneho ndavuga ngo ubwo udaheruka ushobora kuza noneho ndavuga ngo reka mutinze noneho urumva kuri ngarari hako buretse kugenda nyine mva nkubwira je nese mvuga ngo kubera udaheruka ushobora kuza urumva noneho ndamutinza mubarira udukuru tw'inyamaswa ziri kunoshana
zikaguruka ukumva nyine byo kumutera inkuru kugira ngo nyine mutize uburaje ubu rero ngize amahiguraje ubu ngubu ari hariya yicaye hariya njye namutindije aka kantu rero buragakunda kuva kubwira uretse kugenda nyine urumva aka kantu nyine akantu ko ndagukorera ibindi birenze ibyo ngibyo se birarenze uzi noneho nanjye naho njyewe uzi ko njyewe noneho buriya nanjye noneho njyewe buriya uzi ko nanjye watuma noneho mbitekerezaho nkapanga umushinga noneho wo kuzakwicaza ahangaha pange tuzamva wowe undi we tumanuka ndakubwira ariko uretse kugenda wumva nyine yicaye hariya kubyumva yicaye hariya numva tugiye kugenda gahoro kandi ugomba nyine kugira nyine kugendera ku mategeko nyine ndaguha ubundi abandi kuganira nawe umuntu utabarisha kubyumva none ubwo njye ni senkani akosha bwenge ushatse wareka tukibera inshuti ibintu by'amafaranga uretse nyine wumva mubwira urabona yicaye hari ahanze kumva n'ubundi bigiye kugenda ubwo njye kukureka ugenda mbari iminota kumva cyangwa amakugeze uterera n'agatebe mvange se ubwo urumva nahigeze nkavuga ngo yago none umva mubwire nyine fata tutahita turi gukari ariko nyine bari kutubona nkubwire wenge kugenda mva kugeza kumva noneho nimara kuhakugeza nyine ngushyirira agatebe njyewe mite nishakisha utuntu njyamo ubundi mite njya kubara iminota umuntu utanishana sibyo yesu bwenge nanjye oya nyine wenda wowe ntacyo wenda nimuvugana nk'iminota 10 icyo si igihumbi ndakongezaho nk'itatu sindaba nkongeje hano rero tugiye kugenda kandi ibintu ubwo tugiye kuganira bisanzwe kumva nta bintu by'amafaranga tugiye kugenda uko mbazanga amakuru kumva none tuvuga ku by'amafaranga atatwumva sibyo ese bwenge amakuru yawe ni meza na mbigariye rwose iyo neza nguyu rwose igitabo usaba kuri kugira ngo simurage ikandagira akaze nk'ejo gitwara ubwenge ni karibu mwakicara amakuru y'iminsi ni meza kabisa nyine narabakumbuye aradukumbuye cyane rwose yite cyagenze aha nawe rero nyine yifuje kugaruka hano kubasura karibu iwacu nta kibazo kuba mwaraje mukaba munifuje kugaruka natwe iwacu nta kibazo gihari ni amahoro mva maze naranabikundiye mwarabikundiye birumvikana kuko ntabwo mwagombaga kutwanga ubundi sari icyo dupfa mva mugira umutima mwiza muri beza nyine ibintu byanyu byose ni byiza warabikunze mbese cyane narabikunze nyine namwe ndabikundira mugomba kudusura igihe mubonye umwanya natwe turahari turahabaye nubwo wenda atari buri gihe ariko igihe kimwe na kimwe tuba turi aha ngaha kuko ntaho twibereye kujya umuntu abasura nyine kenshi cyane gashoboka nyine namwe murabyumva sha ni byiza birumvikana hajya hari ikintu wambwiye ariko ntaje kuba nakibuka neza uzana na Aurore si wowe Abi njye Abi nyine yitwa Abi birumvikana ariko ubwo urumva ko nagufashe nyine isura kandi nkagufata n'izina mvuze njye igihe nakumenyeye nakumenye kera cyane kera utaravutse muzi ahubwo cyane rwose birumvikana mutuye hano hafi noneho dutuye hano hafi nyine ntabwo ari kure cyane n'iminota 5 gutya minota 5 kubera ko rero njyewe ntakunda kuba muri iyi karitsiye nkunda kugenda bitewe n'impamvu z'akazi niyo mpamvu ntapfa kumenya ngo wenda ngo mutuye ahangaha cyane ibipangu byo mu mujyi murabizi ko ntapfa kujya gukomera mu gipangu cy'umuntu nta kintu ugiye gushakayo niyo mpamvu buri gihe masanga bwenge so nta minota 15 bamaze kuvugana ra kanjenda mpaya ngezemo
none se amakuru ubundi buriya rero mva nkubwire njire nyagutegurira akantu nkubure ure none se wowe uheruka ahangaha ese ko kantu wabonaga hahenda nyine urumva ni nagupangiye urumva nagupangiye neza neza nagupangiye nuko mpita nkubura nase kutanteguje kuguteguza se aho kandi oya nako ntago kanciyeho sinakubwiye ko hari utuntu tw'amanyanga ujya ugira kandi tugiye je amanyanga buriya nimba hari ikintu nakijijweho ni amanyanga ngera hano ukanyereka umutima mwiza hi namara kugenda ukagira mubi jewe umva rero njyewe burangubwira buranje ndi umuntu utagira amanyanga nuko ko ndi kubona nka n'agakapu wazanye wenda ngo ndebe nimba harimo n'isambusa ubwo n'iki si byo mfite wanese ubwo yabiri mu mufuka se niyo ntayigira mu mufuka hari icyakohereza isambusa isambusa ushaka ubundi rero wowe niba ari umuntu wa mbere mu bantu baza hano nikunde ni wowe nanga kumbeshya njyewe none umva ngiye nkubwira cyane kigaragaza ko nabeshya siko buriya ari muri salo hi utari wawe mbwese kare ko nyine ngiye namupangiye ndagenda ubundi hari ahantu yaragiye kujya urumva none ndamubeshya kubera nari mvuze ngo ubwo udaheruka kuza nshobora kujya kubona nkabona nyine uraje none ndamubeshya nyine ubundi mubarira filime nabonye kumva umva rero nanjye nkigera hariya ku muryango nasitaye ibumoso ndavuga ati musanzeho kabisa ni ukuri dore ni ukuri nawe rero nkajya usigaye bavuga ntiwawe nabeshya oya ntabwo mbeshye ibyo nkubwira dore ni ukuri nyine buriya ari hariya muri salo njye ndabizi neza noneho wanyirukanka baretse kugenda kandi se kubera ubu ngubu umunota ni ijana ntubizi ako so ufite ikihe kibazo nako garuka agasambusa nyine nta n'ubwo ukanze urakabona ni tubiri se ni dutatu twinshi k'akadobo none akadobo gusa dati ubundi ni cyo gukunda ikarayi yose umva se ntacyo ngaho gira urakiyibwe ngubu ndagiye nyine umunota ni ijana nyine ubyibuka ubizirikane ariko si wowe jya utuza turi kumwe ingo ariko ntacyo ariko ntutindeyo ariko ntacyo nubwo watinda umunota ni ijana ntabwo ndatinda nta kibazo nta kibazo rwose mbwira ibintu ukuntu bimeze cyangwa nk'amafaranga weho tuza ndakibagiwe umva nkibagiriwe ku meza iyo ukabona cyaho urabeshya umenyeye kuntera injuga yewe data ibintu byawe rwose ngiye kuvuga ngo ahantu nabigeze byinjiramo kampani irimo irunguka ubigeze niyo ngiye kukubwira n'undi nuko nkibagiwe ndakwemera je suis le professionnel je suis le directeur de compagnie ibintu niye mbikora neza yewe data nuko nkibagiriwe ku meza nyine ngaho mbwira agaki yewe data we agaki wibagiwe nyine brute d'information nyine ahantu amakuru yawe gari uba ushaka n'undi bundi wawe tunanengera amakuru iki mfite amakuru ya danje buriya rero ibintu byawe ukuntu byinjiyemo kuri mihigo nabonye yatangiye nyine kujya donc vraiment je t'aime ibintu mbibona neza ariko nyine kamuha amakuru wabyinjiyemo ubu ndamubonye karabaye ntabwo aramubona nyine hari ibintu bindi utari wuzuza neza ariko nyine ahantu inkuru nyigeze urumva mfite nimero nuko nzibagiriye ku wari wambwiye ngo mfitiye amakuru nyine ayo makuru ni nimero namaze kubona buriya ntabwo ziba zoroshye nimero zande za mihigo nimero ze narazibuze nawe se urazifite nimero ze ndazifite akoresha kuri whatsapp ego ko ndazifite hareba nyine nyine wowe ufite izo nimero buriya nyine izo nimero nazo nzaziguha urumva maze uzijyana none numara kuzijyana urumva ujya uramwandikira buriya kuri whatsapp buriya n'urukundo yaguhereza muri message wowe njya mbona udashabutse kandi ibintu byanjye uri kubitwara buke weho humura ibintu nabikoze ko nzabikora fresh ni wowe urumva wowe ugenda sibyo ubwo nyine ako gapapuro nibagenzi nzakakuzanira ka nimero n'ibindi gihe ndabisherashira ndabyinjiramo imbere urumva azi le professionnel de compagnie sibyo asigaye ibindi bizaza nyuma nyine reka ngenda nizere ko birimo wowe genda ibintu mbirimo azi le professionnel naribi sha
mwebwe nzabarya nk'urya ipirawu mu kisilamu ku irayira. Bwenge kumasova abo shaho bere umukomisiyoneri w'Igifaransa usigaye ukizi cyangwa reka abakomisiyoneri hari icyo tutazi se cyangwa ujye uvugana n'abafaransa ntacyo ntunise simbarangira inzu iyo bavuye muri bya bihugu byabo baje gutembera baje gusura ingagi kumva ndababwira Igifaransa da nkabereka n'aho bari burara none se iyo baje kureba ingagi ko barara muri hoteli ibyo tubireke sinabyo byari binzanye ahubwo se nigori migo menya ryamye hayi sinzi yasimiga ashaka akize sha ndabandi zuba dero akanga zakamenya ariko we none se nyine urumva abavuye mu kazi ananiwe akanya abonye nyine agomba kumva rero mubwira cyari kinzanye sinango bakomeye bagomba kuba hari kwera aranyicira umuti ahubwo wowe none naje niyoroheje nabaye umwana mwiza ako kantu ubuzanye se aya umva wewe buri kintu dupfa wewe twarapanze ngukorera deal urambeshya ubu bw'ibintu ntabyoroheje umva ndakana kese maze kugwana ahubwo umva ikintu ugiye kunkorera sore ba mukobwa pe nakubeshye narebye nsanga nafite bwenge ntacyo nagera nivyo nje mba nkubwira nyine nuko nyine mba mbona utabizi niyo mpamvu rero naje sibyo uzagenda umumbwira ngiye kuguha akazi ugenda umumbwirire urumva kora naza hano nigo dahari bambwire ko mukunda nyine ubwo bikuvugira ariko uzabivuga se wowe uzabyivugira nyine ubwo genza urumva ntari wowe bwenge uzabivuga mu izina ryande ryaremye ko hari umuntu mukunda ari we ubwo nibyo waho ndi bahuriye ahangaha urumva rero ko kazi ukuntu kagoye urumva bwenge ntago napfa gukora gutya sinakwiye ko naje ndi umwana mwiza aho nyine nyiyereka umva rero kumva ndabizi bo bwenge soko ndimesho bataye ukura sambusa hari ikibazo si byose ko hari amafaranga uraje do nyine rukumva iyo bayita rumva bayita intangiriro y'akazi bayita intangiriro y'akazi reka rukumva nibyo ndi kukubwira ubutanzazana ndi ese umu harimo sambusa ebyiri ese ubu ziramfatanye nyine nijoro ndubura se sinzaguha izindi eshanu none se ubwo ngubwo noneho ngiye tugiye gukorana neza mbyizeye kandi kubera naje ndi umwana mwiza nacishije make ngo noneho reka nkwereka urumva nibyo nshaka ukuntu gahunda zigiye kugenda urumva ntabwo nambwira ngo ari umuhungu wamuntumyeho urumva kuko ngiye nzagira mubwire nti hari umuhungu mw'iyi karitsiye mwiza ufite amafaranga nanjye mbese ufite igihagararo ku buryo mbese wagira ngo umwe yabarijwe undi aho uri kubyumva noneho nongeremo ngo noneho kandi iyo ndebye uwo muhungu noneho nawe ngiye nkakureba mpita mbabona mwicaye ahantu mbese mwicaye nko mu rugo rwanyu mpita mbona n'Imana yahita ibiha umugisha uwo ni umuti gahunda niyo ngiyo noneho njyewe uri kumva nkomeze muryohe noneho ngiye ku buryo noneho hari n'igihe rero nazamuzana noneho tukaza kukureba si ibyo se nshaka nibyo nshaka nyine nawe sambusa ukaba urazitsindiye ahubwo reka nkubwire rero bwenge hari ahantu ngiye kugira hejuru muri ya midugudu bari kubaka ndi kureba ikibanza hari umukira amaje y'ikibanza reka ngereyo komisiyoneri murayaje reka ngereyo ntacyo ariko ntacyo ubwo tudufaranga ntiduce ugira ubizi tuzahure ejo nta kibazo shaya ndayariye pe nubwo ari make so mwizere se kazampanda komisiyoneri n'iki gihe se ko mwizere ntacyo tuduno dusambusa tubiri kanuzigame ariko kanutureba ntabwo gazemerana kandi inshuti ya mihigo ako nese nayajyanye zapfa kubimubwira yakemera yakanga ntabwo nzigera ariko ntacyo urese ndabitangaza njye nzi ko nzabikora neza amafaranga yanjye washyize oya ntabwo njye gutwara amafaranga ariko buriya mujye mubana ukuntu umuntu ameze je suis le commissionnaire d'Irave ndakubwiye ngo amafaranga yanjye ugomba kuyansubiza kuko rwose ndabona nta bikorwa urimo nta kintu umva nkubwire ndimo nkukorera operation njye ntabwo nakubeshya operation Katona operation internationale ibyo bifaransa byawe ntabyo nshaka ndakubwiye ngo amafaranga yanjye ugomba kuyaruka ukayavana muri iki kidigi cyawe ikidigi buriya nkufite operation muri iyi minsi ahubwo
wananyongera nawe ngo nguhe andi mafaranga sure njye nuko operation izagukorera umuti urumva none ukajya uvuga ngo oui merci ngaho sure nguhe andi mafaranga nyine we aya mafaranga ntacyo byibura se igikorwa cya mbere wanyeretse n'iki igikorwa noneho urumva operation ndi kugukorera nyine ikomeye serarija irakomeye cyane ngahambwira noneho niba udashaka iyi Faransa bwanjye ibyanjye noneho ngahambwira nyireke noneho reka tubikomeze ariko bitarenze iminsi itatu umwe itatu ewan itatu je finissé nzaba nabirangije neza ibintu byose byamaze kujya ararinye Elisa utazanyinisha mu bantu ukinisha njye nago nkinishwa oya njye nari ukinisha kuko urwana na operation natangiye kuyenda yambarira kiramo iyi bayita suit un bouton bivuze ngo wowe tegereza umva utazaba nk'ababandi ngo tegereza byaye hebe data ahubwo wewe urumva uzi ibintu nagukorera operation reka nkomeze nyisunike kugira ngo izayine neza ahubwo wewe nundi wazamukaga nundi ngiye sunika ariko umenye ko bitarenze iminsi iyo itatu tuzumvikana Elisa ntacyo wowe kangende nundi nkomeze operation urumva nundi nyirimo neza wowe ugira ikibazo jewe iminsi tatumaye igihe nzakwereka igikorwa kiri bimwe mu giswahili bita asante sana bizi biswahili janiwe hirya sawa utazanyinira wehe Kwarubuze cyane ra ntabwo narimbuze cyane ariko ndahari pe kuri nari nanagukumbuye ngewe uri cyane pe none se sinjye sumbonye ubwo rero ni sawa ariko rero nanakubuze murambuze nakubuze ngo mukubite igiparu cyiza igiparu kimeze ese nawe urangereka nkubwire ejo bundi ngugendere mbone haje umukobwa ahangaha haje umukobwa undi mukobwa nyine wundi utari wowe noneho ngo yaraje kureba Mihigo yaraje kureba Mihigo se yaraje kumushakira iki nanjye mbarire ariko buriya rero uza akantu wakoze agakise njyewe narakugendeye ubundi n'abandi nabo baza urinde hangana ngo yitwa ndera sinamenya naragibagiwe noneho ndamaze ngo uri gushaka iki urumva hangana ngo nje gushaka Mihigo ndamubwira ngo rero nkubwire Mihigo amaze iminsi afite akazi kenshi none ngo bamujyanye ngo hari ubutumwa bw'akazi arimo agana ubu inzu ninjye uri kwigaraguramo niko wamubwiye kugira ngo niba utatazanaga umva warakoze umubwira gutyo ku buryo atazongera ngo yibeshye n'undi munsi agaruke hano ubundi njyewe navuze yuko ari wowe mukobwa wenyine ugomba kuza hano kureba Mihigo ariko si ubizi se bwenge ndabizi ko turi inshuti noneho no kugira ngo noneho atazagaruka kuko nabonye asa nk'utabyemeye nagaruka nzamubwira noneho nanjye ngiye kumwisangira mu mahanga twarimutse ako kana ahubwo gusa uzakamubwira kugira atazagaruka hano n'undi munsi kugira ngo noneho nimba ko twagiye mu mahanga azahita avuga ati buriya nta gaciro uwanjye azacika intege ntabwo azabakira njyewe ubundi niwe wenyine ngomba kwemerera kuza ndakwemera ako kantu nyine uzagakore ku buryo atazigera agarukana hano njyewe noneho n'undi waza wese nashaka nyine ukuntu umubwira aha undi wese nyine utari wowe ahita ambwira nti Mihigo ntawe uhari aba ari kuzajya agakobwa kazajya kaza kumushaka ujye ukabwira ko Mihigo atari hano Mihigo n'uwanjye njyenyine ninjye uzamwegukana n'ubundi nanjye ndikumva narabipanze kuko hari ukuntu wowe uza nyine ukameza n'akantu nyine niyo mpamvu napanze ngo Mihigo agomba kuzaba uwawe tukazaba mbese turi nka hano mu rugo mbese hano ari iwawe Mihigo nimwegukana umva bwenge nawe urabyumva njyewe ubundi niko bizanagenda rero ubundi bizagenda uko byifuza n'ukuri noneho kugenda kandi agakisa kandi gakuru mfitiye aka gakuru ko noneho ni special
njye yarabinyibwiriye gutya ko agukunda. njyewe ngo arankunda ugasanga koko ngo arankunda umva siko nabwiye yakubwiye ngo aragukunda we. rahira ngo arankunda cyane cyane yesu we rahira bwenge njye niko yanyibwiriye ngo arankunda dore twari aha ngaha twari turi hariya hano mu rugo niho mwari mu twari turi hariya ahita aza arambwira ngo njye ndamukunda. shamana rahira arankunda cyane cyane ariko si bwo umuntu uramuzi shawapi ntago muzi umva mukubwirere umva none ugiye mukubwira ni muri shyushye mwari wifite amasiko umva wenda umutima wanjye uratuza sine nakubwiye ngo ni muri shyushye ngo sha umva rero ukuntu byagenze nje kubona mbona araje araza aramanuka ukumva asanga hariya nari mpagaze kwa kiriya kirahure hariya kwa radirisha byumva niwe yansanze niwe yagusanze none arambwira ati hano haza umukobwa mwiza muremure kumva rero acibimbwira ngo mwiza nyine mbese numva ko ari wowe kuko ngiye iyo mbibonye nyine mu ijisho ryanjye ry'ubuto ndabona mu bakobwa baza ngaho uri mwiza none uhita mbona none ukwiranye na Mihigo ngasha Mihigo turakwiranye none yaraje nyine arambwira ngo umukobwa ngo muremure ngo uteye neza kumva none arambwira ngo witwa Muhoza none ubwo nese menya ko ari wowe numva ati ndamukunda inyama y'umutima ngira gukunda nyine ngo wese aragukunda kuva ku mano kugera ku musatsi kuko buryo niyo bari kumwogosha umusatsi uva uri kuvuga kugukunda none se ubwo uwo muntu ndinde umuntu yaraje ngo akora ikiranganwa nimba arangike nimba ari ngo komisiyoneri w'inzu yitwa Remi yitwa Remi naringize ni Mihigo Remi se izo za Remi niza ngo yitwa Remi njye niko yambwiye ngo nkubwire maze yarambwiye ngo none ngazagaruka ngaje no gufata igisubizo cyane cyangeho ngo njye ngo ndikubwira ngo uzansubiza ngo maze ngo nzabimubwire uzamwihorere nta gisubizo mfite cyo kumuha pe uzambwire ngo yarambwiye ngo nkwihorere uzamubwire ko uzamwihorera nzamwihorera nta kibazo cyangwa se buriya ko buriya wasanga cyangwa buriya ntabwo uziko wasanga agiye ashaka kubateranya na Mihigo nyine uwo ni uwo kuduteranya na Mihigo kandi ikintu cyose cyanyitambika hagati yanjye na Mihigo icyo kintu umva cyaba kimbangamiye umva icyo kintu no kugisubiza inyuma aho cyapfa hose uzagisubize inyuma ugisubize inyuma sinyishaka na gato pe buriya nzamubwira ko kwanza nzamwihorera nk'uko wabimbwiye uzakihorera ubundi kiba kinshakira iki ngewe ko nkunda Mihigo ubundi abanshaka iki njye simukunda sinanamukunda uwo nkunda ni Mihigo wenyine nanjye mbabona Mihigo sanagukunda saza nkunda rangiye nzabijyamo njye natanye ndabikora ubikore nukuri ubikore ahubwo rero bwenge ndatashye basi Mihigo naza umunsi urize ndamusuhuza ndagiye bye sawa ubwo turi kumwe nawe ubutaha aragiye nta n'akantu nsigiye ndamwibikiye n'ubutaha azayamba ndamwibikiye ndabizi neza bwenge we uri bwenge. Alo? Ndacyabyibuka hajya si inzu ifite ibyumba bibiri. Ndacyabyibuka ndazi kukurana nimugoroba arabigiye kurya. Mihigo. Iminsi myinshi kabisa. Mbega mu mwanya wanjye. Amakuru yawe. Uzi izuba riri hanze. Shabyihorera izuba cyo nyatari none se. Abakozi mukora mu biro mwaratomboye pe. Umva rwose. Umwe wese. N'abakomisiyoneri uragira zamutse ugakubitana n'izuba ugacyanika ugakubitana n'izuba. Numvikana ahubwo mwawe mugira amahirwe mubona mu kayaga ku kazuba ibintu byose siko mbona stress wowe ufite stress nyinshi cyane kandi ibintu byarimo mugabo ugira ngo imyaka tugezemo udatangiye kwitekerezaho ubugeze igihe cyo kwitekerezaho none se sinkuze ariko birumvikana abakomisiyoneri muba munafite n'amafaranga yo mwigwa mukura muri izo nzu ngaho ngo mwagiye mu bibanza ngaho ngo ahubwo Mihigo uranyibukije wankoze ibiki njye Mihigo wambwiye ngo ufite gahunda yo kwimuka
mushakira inzu dore nziza suzizi zimwe nshaka zimwe za zindi z'ibyumba 4 na sa toilette mu nzu na douche urumva so nziza pe ariko ndategereza mihigo wapi nkaze kukureba wapi namwe abakomisiyoneri hari ikintu kimwe buriya niba narakubwiye ngo nshobora kwimuka cyangwa se sinimuke ntabwo bivuze ngo nari ngiye guhita nimuka ku kanya ubwo nawe wahise ugenda ujya gushaka inzu none se ibyo by'inzu none nakubwiye nshobora kwimuka cyangwa se nimuka nasambwiye kwimuka nta gahunda ufite dore kandi birashoboka narabiteganyaga ariko ntabwo bivuze ko nari nimuka none birumvikana ibyo kwimuka njyewe nabaye nk'ubivamo ariko reka nkubwire urahazi twariganye uzi ubuzima mbaye uzi n'ubuzima bw'abakomisiyoneri cyane birumvikana buriya mbona agafaranga mbona icyo kurya iyo nakoze naranze inzu urumva niba waranyijeje inzu nkayishaka uko hari izindi nzu z'abakire nirengagije mbese ushaka amafaranga aho ubwo urangwanaho da gusa niba ari ukuguriza umuntu yareba uburyo yaba akugenje wenda nka 20 cyangwa 30 ukaba wifashishije oya byo ni uko bimeze none se nahibyizo byo ntaye ariko urumva ko nabishyizeho umutima ibintu nari nabigize ibyanjye pe ariko ubwo nyine wowe uragenda uhindura gahunda niwambwira ariko nta kundi birumvikana wari undwanyeho nk'umuntu w'inshuti yanjye kandi wari ukoze kuba wari winjiye muri iyo misiyo neza biragira ngo rero ubu ngubu aho ibintu bigeze ntabwo kwimuka rwose nabaye mbivuyemo ariko mihigo nibyibuka ariko se dukuru twawe igihe ubushize ubwo mperutse ndabyibuka sibuka inkuru y'umukobwa nakubwiye si urabyibuka wa mukobwa umwe mwiza umva rero mubwire kumva Jeremy umva ibintu iyo byemeye ndavuga kandi wowe murebye umuntu wambaye 20 se yanyimikiza ntacyo wanyima rwose turi twariganye ahubwo icyo ndimo ndagusaba wa mukobwa witwa Muhoza ndabizi se wamubyaye ariko ubishatse wowe mihigo umukobwa yabo wanjye pe ubutaha ngo abakobwa ngo bagenda ngo gutya ngo bazamuka ngo bangana gutya ngo abagufi ngo bareba dore bagenda gutya urumva gutya urumva waratwawe bwite ari umukobwa mushaka bigenda bite nyine ndamushaka urumva umukobwa nzi ubu umufiteho uburenganzira nka 50% buhangije n'ubwo ababyeyi be bivuze ngo rero ubishatse rwose rega wandemera da nose ko ntacyo utama ariko se Remy uwo mukobwa icyambere ntituvukane si mushiki wanjye si mubyara wanjye si nuko bamase cyangwa bo kwa marume wenda ngo mvuge ngo hari n'ahandi hantu twanahuriye ariko nkibaza buri gihe ngo umukobwa abo bakobwa ko ntigeze bakubuza bakubwira byibura ko ari njye ubakubuza ariko mihigo reka mvuge ngo waba ikigoki nubwo uri umukire ariko impamvu reka nyikubwira naho uzi ko bavuga ngo ibintu byose ni by'abakire wowe kuva uri umukire ikintu cyose urumva ifaranga rirategeka urumva ushaka wamushaka rwose ukamunzanira ukamushyira mu biganza urumva icyo washaka rero wakinkorera niba turi inshuti ariko ndabizi ntacyo wanyema ndakuzi rwose umva ngukurira inzira ku murima rero buriya hari ikintu ngiye kukumenyesha iyo ukunze umukobwa ugomba kubibwira base ukabibwira ba nyirasenge ukabibwira imiryango yabo yateranye si njye utanga umukobwa birumvikana niba waramukunze uzamujye kumureba rwose nta kibazo kaga we niko ariko reka nkubaze akabazo buriya tuvugisha ukuri tuganire uratereta sindagira igihe cyo gutereta ariko nzatereta ariko mana we ugize ubwanwa bwaje urumva amafaranga urayafite ariko ngo nutereta ubwo se urabura iki hari ibyo ntari nuzuza amafaranga urayafite urumva amafaranga amazu byose twavuga urumva ubu se utegereje iki icyo ntegereje hagati aho ngaho rero nuko hari ibyo ntari nashyira ku murongo ibihe se ayo mafaranga urimo uvuga sindayarwiza icyo ni ikintu ugomba kumenya naho kumbwira ngo ibintu ndabifite nk'iki amafaranga yo gukora ubukorega ni menshi nkeneye kwita kuri murumuna wanjye bwenge nawe akagira ikigerageraho rero ntari nayarwiza wampa amafaranga nk'ayo ufite naba mfite abana babiri leta si dushishikariza kuboneza urubyaro umva naba naraboneje urubyaro mfite amafaranga nk'ayo ufite naho ubundi nirwa se ugira ngo twavuze byinshi turavuga
ariko byose nyine n'ibyisi si ubundi wakunze uwe mukobwa ko numvishe wakomeje kumbwira hano wagira abantu benshi babashyitsi n'umwe nabajije Bwenge arambwira ngo yitwa Muhoza. Muhoza rwose pe uwo mukobwa kumumenyaho ndamuzi yewe ngira na nimero ye ya telefone ariko sinabona umwanya wo kumuhamagara sinabona n'umwanya wo kugira ute wo kuba nagirana ikiganiro nawe kijyanye n'ibyo ngibyo byo kubaka urugo kuba baramukunze rero naguha umwanya nakubwira ngo uzagende ubibwire imiryango yabo nawe ugende umushake mwibanire rwose aho uzantumire Mihigo bonye ko nayobye ntacyo reka ngene nzajya kumwishakira komisiyoneri rwose komisiyona mese umukobwa ngaho Bwenge waje hano nkagira icyo mubwira naje Mihigo nakomeye Yengeriteze oya buriya nyine ibintu bigenda biza izi ni gahunda za kampani byaje guca ariko mugenzi wawe yicare Bwenge amaze gukura amaze kumubona kugira ngo ntibari kugabura ntanabamagaye kare ntiwanyitaba kuri za gahunda warusha kundeba kugira ngo tugende sha twagenda amasaha yakuze twagenda noneho tukubahiriza igihe Bwenge nanjye turajyana da nawe uraza siga turajyana kanzeza wumva washaka uburyo wegekaho cyangwa se ukinge niba cyangwa njye ntabwo ndi butinde kazi ubwo uragarukira hafi ntabwo ndatinda kazi ariko Bwenge nawe njye ndagarukira hafi ntacyo ubundi Mihigo yo mari ngo yisaje kukwerekana imari Bwenge nanjye ni mara mbwiye ngo aje kunyereka ntabwo nyizi ndategereje ubundi sagije ntabwo nza ahantu arwanye gusa hambwe ngo nimbe ntegereje mbe ndahangaha ubwo simbizi mbese gusa tube dutegereje nyine nakonde kadutegereza dutegereze ubande bwa Elisa sura muyobera so koko nawe yigeze umukomisiyoneri cyangwa nabana mwe nzaba ndareba rero urumva gahunda naguhaye ubu nayigezemo sinabwiye ngo ndimo gukorera operation bita kitona operation tuvuge ko bugiye kunkorera namuzanye buri turamubona urumva je buriya ndakaze yewana ye operation ubundi naki bayita operation pour international urumva buriya international diru mba ariko igihe wamugarikiye muri iyi nzira kuzi ko mufite byinshi byo gukora rwose iyo mari rihagana buriya imari nanjye turimo tuyikozwaho imitwe y'intoki neza imari yaje urumva shawe Bwenge ese ngo bimeze kuri nyine buriya byenda kuza ahubwo Bwenge nazime ndamubwira naho ubundi imari iraje ngiye buriya nahoze ndayiteregarama birumvikana mbese mwari mumeze neza namwe birumvikana rwose nanjye mbonye ngera muri iyi karitsiye nuko ni byiza ko mwana dusura mu rugo ni hano hafi mu rugo ni hano hafi gusa hari imari uriya muhungu Elisa yaraje kunyereka ntabwo byari biri muri gahunda ntabwo biri muri gahunda kandi ni ngombwa ngo njye kuyireba kubera kuko ndayikeneye uriya si Aurore bigize niko agiye guhura na Mihigo we Bwenge yakobwa ngwino hano nkwikira agasimbuka nkwikira sibyo ije kugwikira mbabarira sibyo kirishyura ukora uko ushoboye utandukanye Mihigo na Abi sibyo bariya ukora uko ushoboye kose dore Aurore agiye kuza none se ruva nkubwira mbabwire ko ari wowe ubintumye oya bikore nyine mu buje n'imishinga ya kampani ariko dore kire mu Bwenge nyine akumana umva ngiye kubwira ngiye buriya nimba uranyishyura neza nabigukorera we genda batandukanye mbabarira we bibe nk'impanuka kampani yabihombye ngira ngo nihute se bibe nk'impanuka nyine anavaye hute karahemba neza ariko uri nje munzi se kabite batandukanye nihute munzi se jewe